Imana ishimwe. Ubu ni umunsi ugira kabiri wo gushaka Imana. Biributsa ko Imana ubwayo yavuze ngo nimushakana umutima wanyu wose mukashakana umwete muzambona. Ntabwo ari umuntu wabivuze, ni Imana yabivuze. Rero Imana ibonwa n'abayishakana umutima wose kandi bakayishakana umwete. Izo condition ebyiri zikwiye kuzuzwa. Gushaka Imana n'umutima wose no gushaka Imana n'umwete. Umutima wose twarayibonye mu magambo Yakobo yanditse ngo abafite imitima ibiri ntacyo bazayibonana. Abafite imitima ibiri, abasengana imitima ibiri ntacyo bazabona ku Mana. Twasobanuye bivuga kuko ushobora gushaka Imana ufite imitima ibiri. Ni imitima itari committed ku Mana, itari engagé ku Mana. Hano nguriringira Imana, hari uriringira ibindi. Yita mu Gifaransa un cœur partagé. Ushobora kugira un cœur partagé. Ushobora kugira umutima uruhande rumwe nguri ku Mana, urundi ruhande ruri ku bindi. Niyo bita umutima, kugira imitima ibiri. Un cœur partagé. Un cœur qui n'est pas tout entier tourné vers Dieu. Umutima utari wose ngo uhindukire Imana. Ejo twafashe umwanya wo kugira ngo umukara dusuzume turebe ko tutari muri abo bare baratumwanya. Kuko Yakobo yatubwiye mu buryo bweruye ngo umuntu w'imitima ibiri ntiyibaze ko ari ikintu azabona ku Mana. Bayumva? Na nibyo Bibiri duhanura ahandi hantu turi busome. Ariko reka mbabwire kwanza umutwe w'uno munsi. Titre y'uno munsi. Titre y'uno munsi iravuga ngo c'est quoi la main de Dieu selon la Bible? Ese ukuboko kw'Imana niki? Bisobanura iki muri Bibiliya? Ukuboko kw'Imana. Kuko Imana ntabwo ari nifite umubiri nk'uwacu. None zubu igira ukuboko gute kandi itagira umubiri? Ntabwo mugeze mubyibaza. Imana iragira ukuboko gute itagira umubiri? Ko yatubwiye ukuboko kw'Imana. None se igira ukuboko gute kandi nta mubiri igira? Uyu munsi tubashaka kureba icyo Bibiliya yita ukuboko kw'Imana. Ezira cyo kimwe na Nehemiya ngo ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kuri njye. Ayubise. Mbere yuko kwitwa kwiza turabanza turebe ukuboko kw'Imana gusa. Turaza kubona ko gushobora kuba kwiza kuri bamwe kukaba kubi ku bandi. Naho turaza kubibona. Imana ishimwe. Dusome Ingoma za kabiri ibice 16 ku murongo wa 7 ugeze ku murongo wa 14. Muri icyo gihe Hanani bamenya araza asanga Asa umwami w'Abayuda, aramubwira ati kuko wiringiye umwami w'i Siriya ntiwiringire Uwiteka Imana yawe, nicyo kizatuma ingabo z'umwami w'i Siriya zigukira. Mbese Abanyetiyopiya n'Abalubimu ntibari ingabo nyinshi bikabije, bafite amagare n'abagendera ku mafarashi byinshi cyane? Ariko kuko wiringiye Uwiteka arabagukiza, arabakugabiza. Kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Mu byo wakoze ibyo wabibayeho umupfu. Uhereye none uzajya ubona intambara. Maze Asa aherako arakarira Bamenya, amushyira mu nzu y'imbohe, amurakariye kuri iryo jambo.
Muri icyo gihe Asa yarenganyaga abantu bamwe, kandi indi mirimo ya Asa iyabanje n'iyaherutse yanditswe mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'Abisirayeli. Mu mwaka wa 39 ku ngoma ya Asa arwara ibirenge, indwara iramukomereza cyane, ariko arwaye ntiyashaka Uwiteka, ahubwo ashaka abavuzi. Hanyuma Asa aratanga, asanga ba sekuruza, atanga mu mwaka wa 41 ku ngoma ye. Bamuhamba mu mva ye yicukuriye mu mudugudu wa Dawidi, bamushyira ku buriri bwuzuye ibihumura neza by'amoko menshi byinjijwe n'abahanga, bamwosereza byinshi cyane. Amen. Uyu mwami Asa w'i Buyuda hari igihe yiringiye Imana n'umutima wose, kandi Imana yamugaragaje ukuboko kwiza kwayo. Ubwo turiho turavuga uyu munsi iby'ukuboko kw'Imana, mu buryo ingabo zamuteraga Imana yarazimutsindiraga, yamuhaga intsinzi. Amen. Kuko umuhanuzi Hanani watumwe ku mwami Asa w'i Buyuda yabivuze. Amen. Yavuze ngo Abanyetiyopiya n'Abanyalibiya bari ingabo nyinshi n'amagare n'abagenderaho benshi, ngo ariko Uwiteka yabagabije mu maboko yawe, kuko tu t'es appuyé sur lui, kubera yuko niwe wiringiye, niwe wishingikirije. Imana ishimwe. None ubu rero, aho kugira ngo wisunge Imana nka mbere, wagiye kwisunga umwami wa Siriya. Kuri ibyo rero, iyo ntsinzi utegereje mu kwisunga umwami wa Siriya aho kwisunga Imana ntayo uzabona. Hanyuma niho haje rero iri jambo Umwuka Wera yavugiye mu kanwa ka Hanani umuhanuzi, uriya murongo wa 9, ngo car l'Éternel étend ce regard sur toute la terre, ngo Uwiteka areba isi yose n'amaso ye, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Nije shaka kumusulinya, le cœur tout entier, je veux mu Kinyarwanda, tous ceux dont le cœur tout entier, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, kugira ngo ifashe ikomeze abo imitima yabo yose yerekeje ku Mana. Ngo abo bose Imana ibona mu isi, imitima yabo yose, umutima wose ari uhanze amaso Imana, badafite imitima ibiri nko Yakobo yavuze, ngo Imana irabashyigikira, Imana ikabakomeza. Ni ukuvuga ngo turashobora kuvuga ko twamenye Imana, cyangwa ko dukurikira Imana, cyangwa ko dusenga Imana, ariko Imana yakwitegereza imitima yacu, dufite imitima ibiri. Turizera Imana mu ruhande rumwe, tukizera n'ibindi muri mwanya. Turiringira Imana tukiringira n'ibindi. Niyo mpamvu uzumva abantu benshi n'abakristo ugasanga hari ibindi birata aho kwirata umwami. Wabibizi? Kandi ni benshi. Urabyumva no mu magambo yabo. Barata ibindi. Ntabwo imitima yabo, hano musurinye amagambo y'umuhanuzi Hanani, ngo car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ngo Imana ngo ishigikire, ikomeze abo umutima wose werekeye ku Mana. Ese wowe umutima wose koko uri ku Mana? Cyangwa uri muri ya filozofi y'isi ngo imiti ikoranye, ngo imiti ikoranye, ati Imana nitentereve nano, mfite plan B hari ibinza gukora.
bene uwo muntu ngo ntibaze ko ari ikintu azabona ku Mana. Ufite imitima ibiri, reka tubasubiremo iriya mitima ibiri. C'est très important, very very important. Abantu imitima ibiri ngo ntibibaze ko ari ikintu bazabona ku Mana. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 8. Aya magambo twayasomye ejo n'ubu tuyasubiremo. ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Amen. Imana ngo iriho irareba isi, abatuye isi ngo ifashe, ishigikire, yentervene mu buzima bw'abo bantu bayihaye umutima wose. Donc qui n'ont pas un cœur partagé, badafite akaguru kamwe ngo mu Mana akandi mu isi. Niyo bita total surrender mu Cyongereza, babita total surrender. I surrender all. Ni abantu byose babyeguriye Imana. Abo bantu rero ntabwo ari benshi. Ntabwo Imana ishobora kureka kwentervera mu buzima bw'umuntu ibona ko umutima we nta handi uri kuri yo. Imana ishobora kureka kwentervera, ariko ifite ibere yawe n'udutima twacu ngo turakunda Yesu, turakurikira Yesu, ariko Imana yatureba ikadupima mu minzani yayo ugasanga turahinyutse, dufite udukalkule twacu, des petits calculs mesquins. Imana ikavuga ati dore abana b'abantu. Ari jambo mushaka kubasomera hanyuma mwe nanjye turibaza ikibazo. Kugeza mwabyumvise? Imana isutena nde? Imana ihande support. Imana ishigikira nde? Ameze gute? Dukoresha amaterme y'umuhanuzi Hanani. N'abameze bate? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Abo imitima yabo ntabwo iri ku Mana yongeye yekere ku bindi. Wayibise? Nimba jyewe niringiye Imana 100%, ni kuri yo nziga byose. Amen. Ariko ngo ndasinga ngo Yesu, hanyuma undi ruhande ngo grand frère ngo araza kugira icyo akora. Ndasubiza Yesu ngo ariko n'umugabo wanjye nawe ari ikintu, umugore wanjye, abana banjye, murabibona, amasambu yanjye, inka zanjye, famu yanjye. Ugasanga rero ntabwo imitima yabo yiringira Imana yonyine. Niyo Yakobo yise imitima ibiri, un cœur partagé. Bene abo ntibazibaze ko ari ikintu bazabona ku Mana, kuko muri icyo gihe Imana ireka kuba Imana, kubera ko wayishize mu munzani n'ibindi. Imana wayambuye ubumana bwayo, ntibasha, kuko imiti ikoranye niko wibwira. Wabizi? Terrible. Turasenga Imana ntabwo isubiza. Imana ntabwo isubiza, ahubwo ni wowe ukwiye kwireba ikibazo. Imibanire yawe n'Imana nturakamenya Imana, ahubwo ushobora gusenga iyo utazi Imana mu bitekerezo byawe. Imana ukayishushanya uko ushaka muri wowe, ahubwo ngo uyirebere mu ijambo ryayo. Intare ntabwo iruhije hamwe n'izindi nyamaswa, nitwe turuhije abana b'abantu. Très compliqué. Mugeze mwumva Imana avuga ngo umwuka w'Iteka ngo umwuka w'Iteka, urazi Imana yavuze ngo iricuza, ngo impamvu yaremye intare
yicuza icyatumye iremya umwana w'umuntu, ngo parce que leurs cœurs sont tournés toujours vers le mal, ngo imitima yabo yicuza yerekeza ku bibi gusa. Ngo Imana ikicuza impamvu yaremye umuntu, ntigeze yicuza impamvu yaremye ihene. Yaremye umuntu. Kandi umenye ko biriya bindi byaramubanjirije. Ibisimba byabayeho mbere yacu n'amafi n'ibindi, twe twaje nyuma tuza turi kabutindi, tugezaho tunavuga ngo nta Mana iriho. Urumva umuntu atananiranye. Imana ikavuga ngo namara kubagaburira bagahaga ngo Uwiteka ninde. Murumva? Ni nk'umwana umuhahira ukamura ikintu cyose yamara guhaga, ariko se wowe uri iki wowe? Umwana akabwira se ngo wowe uri iki wowe? Ni Imana ibivuga ngo mumaze guhaga mukavuga ngo ese Uwiteka ni iki? Umwana w'umuntu ni très compliqué. Murazi impamvu turi compliqué? Ntabwo muzi impamvu? Kubera iki abana b'abantu bari compliqué? Ntabwo muzi impamvu? Kubera iki imbwa, intama, indogobe bitari compliqué? Nuko twebwe ntabwo twabaye na determinisme. Imana yaturemye n'umudendezo. Donc nous sommes des créatures libres. Hein? Donc nous ne sommes pas régis par le déterminisme. Ntabwo Imana yinjiye mu majene yacu ngo pam 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 muzakunda ibyo nkunda muzanga ibyo nanga. No, Imana yaturemanye umudendezo. None umudendezo tuwukoreshana nabi mu kwibabaza no mu gushaka igihe cyose kurarikira ibyo yanga. Cyo kibazo. Mwigeze mubona intare yirata? Cyangwa ihene? Umwana w'umuntu niwe yuzuyemo ubwirasi. Wabibizi? Biratangaje, umuntu afite agaservo gapima ikiro kimwe n'amagarama 400. Servo, ubwonko bw'umuntu mukuru ni ikiro kimwe n'amagarama 400, ariko kuzuyemo ibitekerezo by'ubwirasi. Ariko ushobora kwiyandagaza ugahagarara hariya hanze ukavuga nta Mana iriho, iri izuba rikureba, ntukogwe n'isoni. Ntukogwe n'isoni. Ntunatekereze iri zuba riri hano kuva ryari, niryo ryishizeho hariya. Terrible ça. Biravuga ngo umupfapfa ngo yibwira ngo nta Mana iriho. Uvuga ngo nta Mana iriho ngo ni umupfapfa. Imana irwanya abibone, kagirira ibambe abaciye bugufi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ntuzabe mu bantu bafite umutima w'ubwirasi. Nubwo Imana yagukora imeze gute, nubwo Imana yakuzamura gute, uzakomeza usaba Imana umutima uciye bugufi. Amen. Hari abantu hano mu matorero ubahaye miliyoni y'amadolari ntabwo bazongera gukoza ibirenge hasi. Navuze menshi kugira ngo ntuvuge ngo navuze make. Zaguma gusa agenda mu kirere. Igitangaza. Igitangaza. Ayo mafaranga akamuhindukira Imana. Hari umuntu atuza ko nta mafaranga afite, ariko yabona ituze rikagenda. Kibazo gikomeye. Byari igihe nibaza rimwe na rimwe mu impamvu Imana abana bayo rimwe na rimwe igenda ibaha akonte gute, igenda ibapimiraho ibavunguriraho no kwiza ubusazi bwabo. Byaba rero nimba rero kuri imigisha nko bayisaba baraza kumera amababa. N'imbere yanjye sinongeye kubabona, aguma bibera aho bibere muri amazu bubatse mu nyanja ngo birebera za balene. Hari amazu ari mu nyanja bari abamiliyarderi bajyamo
niryo juru ryabo. Guma yigenda hariya, ese kutaboneka mu materaniro, kakurebera hasi. Bimwe muracyari muri kenyeji mwebwe, ntabwo murasirimuka. Ese babaza ikibazo, uko ubona ibintu muri firigo byuzuye niko ukwiye kubirya? Ntushoboze kuba uraho biraho ntubijye kubirya? Ngicyo kibazo rero dufite. Aruka ruko ifirigo yaranga yabaye bari mu gusa. N'urugero mbahaye, ushobora kugira amafaranga ariko ukamera nka mutayafite, ntugengwe nayo. Wabizi? Ibyo rero ntabwo wabishobora udafite umutima wose uwerekeye ku Mana. Bishoboka? Ntibishoboka. Imana ishimwe. Genda shima Imana ko Imana iranzi, nubwo Imana yampa amamiliyari yose y'amadolari ku isi, ntabwo muzabona mpinduka. Nzakomeza kuba nibereye gutya. Sinzahindura imodoka kubera ko nabibi. Sinzahindura uko ndya, uko nambara, uko no, kubera ko ikiganza umutima wanjye, amen, kirusha imbaraga ibyo byose. Ayibizi bantiza abantu ejo yari umuntu ubona kwitonze gire gute, none ngo yaronse amafaranga asiga agendera mu birere, na demarche gahinduka, agenda yidunda. Kandi abo ngona abakristo ukamwitegereza ukavuga imbega abantu. Twebwe rero twanga kwidunda kuko tutayafite, niko abantu bibaza. Ntabwo dutegekwa n'ibintu twebwe, kuko ibintu ni iby'Imana, ahubwo twebwe twarimitse nyiri ibintu byose. Les gens sont très orgueilleux pour rien. Uri nawe ngo yabonye ngo impamyabumenyi n'impamyabumenyi byose, none agendera ashaka no kuguruka kurusha n'inyoni zaremewe kuguruka. Kandi abantu bitwa Albert Einstein ntabagera no kugoma mbari, bari intiti zihanitse, ntibigeze bidunda, bagendaga baciye bugufi. Mais les Français l'ont dit, ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Ingunguru ziri gusa nizo zisakuza, ariko izuzuye peteroli ntabwo zisakuza. Abafite amafaranga menshi nibo banamenya ko bayafite, abafite uduke nibo basakuza. Wabizi? Iyo ugiye hariya muri Amerika aho Bill Gates abaturanyi be batakubwiye ngo uriya niwe Bill Gates, nshaka kubimenya. Yibera muri quartier agafata akamashini ke guca ko gukatagazo, ni ukata pasiparumu ye nako mashini, katembera hariya, ntushaka kumenya ko ari Bill Gates amaze kugura isi yose hafi. Ariko hano umusore waha gusa yaronse nimba ari tungahe. Bakwiye gusobanurirwa igitabo cy'umubwiriza kugira ngo bamenye ubuzima icyo ari cyo. Igitabo cy'umubwiriza, Imana ishimwe, bakagisobanurirwa, kuko bakisomeye gishobora no kubashuka. Imana ishimwe. Twababwiye yuko umupfapfa niwe wibwira ngo nta Mana iriho. Zaburi 53 umurongo wa 1 no 2. Umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho, bononekaye bakiraniwe ibyo kwanga urunuka, ntawe ukora ibyiza. Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Amen. Komeza 3.
bose basubiye inyuma, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Amen. Ndashaka kubaza, Imana ivuze ngo yarebye iri mu ijuru ngo irebe abana b'abantu ko haboneka n'umwe ushaka Imana, ngo ibura n'umwe, amadini yari adahari, abitwa ko basenga Imana ntibari bahari, none se kuko yavuze ko yabuze n'umwe? Nicyo nashaka kuvuga ngo twese twibaze, kubera iki? Uko Imana yavuze hano ngo irareba mu isi ngo irebe ko hagira n'umwe ufite ubwenge ushaka Imana, ariko iramubura. Ese mu isi ntabwo insengero ntabwo zari zihari? None se kubera ko Imana yavuze ko yamubuze n'umwe? Ni ukuvuga ngo nta bantu bashoboye kugaragara imbere yayo bafite imitima 100% yerekeye ku Mana. Rero gusenga si cyo kirangiza icyo kibazo. Ese Imana iranyemerera? Iranyemera. Ushobora kuba usenga kandi ntiwemerwe, okay? Kuko usengana imitima ibiri. Donc iri jambo ngo gushaka Imana tukwiye kuryiga neza. Ese bisobanuye gushaka Imana? Ushaka Imana bameze ati? Ibi ni tukwiye kwibaza, kuko kiriya igihe byose bizatwikururwa, benshi baza kugwa n'isoni ko bazasanga baribeshye ubwabo, barishutse. Amen. Iryo jambo gushaka Imana tukwiye kuryigaho neza. Abayishaka bameze bate? Kureba icyo ari cyo ukuboko kw'Imana, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Ukuboko kw'Imana. Iryo jambo ukuboko kw'Imana, kuko tuzi ko Imana ntabwo ifite umubiri, nkuko Yesu yabivuze muri ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 4:24. Twasome vuba. Yaganiraga n'umusamariyakazi. Na Luka 24:39. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Imana ni umwuka, niyo mpamvu tutayibona. Ngo bayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. 4:39. Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari njye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Amen. Amen. Haleluya. Yesu aravuga ngo Imana ni umwuka, sibyo? Hanyuma amaze kuzuka, igihe Toma yashidikanye, igihe bamubwira ko umwami yazutse, hanyuma Yesu akongera kubiyereka bicaye, yabwiye Toma ngo zana ukuboko unkoreho. Ntibaze ko ndi umuzimu. Ni ukuvuga ngo hano hari ikintu gikomeye cyane, kuko hariho amadini yigishaga ko la résurrection de Jésus n'a pas été corporelle. Hari amadini yigisha ko kuzuka kwa Yesu yazutse mu mwuka, ntabwo umubiri wayo warazutse. Hariho bafite doctrine nk'izo n'amasekte. Hano rero ariho arabwira Toma, ntabwo ndi umuzimu, kuko umuzimu ntabwo ufata. Urashobora kubona umuzimu ariko ntushobora kuwufata, kuko umuzimu ni esprit, ntushobora kuyifata. Ngo ariko jyewe nkoraho Toma. Yesu yamaze kuzuka, dore ndafatika. Kubera iki? Ko twumvise ko Imana ari umwuka, sibyo? None tukabona Yesu afatika noneho kandi yarazutse mu bapfuye. Nuko Yesu, haleluya, mbere na mbere ukwiye kumenya ko Yesu ni Imana yambaye umubiri wa kimuntu ufatika.
Yesu wazutse ni Yesu wa wundi nyine n'umubiri wa kimuntu, ariko noneho umubiri wa kimuntu wo mu rundi rwego, ariko ni wa mubiri nyine yavanye mu nda ya Mariya. Ni ukuvuga iki? Ni umubiri, reka mvuge mu Gifaransa cyangwa mu Kinyarwanda. Donc le corps de résurrection, umubiri w'izuka wa Yesu Kristo, c'est le même corps mais qui n'est plus soumis aux lois physiques de la nature. Ni wa mubiri nyine utakigengwa n'amategeko yawugengaga mbere atarazuka. Bivuga ngo ni umubiri w'umwuka. Amen, haleluya. Wa wundi wa mbere w'umubiri w'inyama n'amaraso. Ni umubiri utagipfa, wa wundi warapfaga. Ni umubiri utakiruha, wa wundi waruhaga. Ni umubiri utagisonza, utakinyoterwa, wa wundi warasonzaga ukanyoterwa. Ni umubiri w'imbaraga, wa wundi wari umubiri w'intege nke. Bivuga ngo propriété, nicyo cya propriété. Murabona iyo bavuze les propriétés des corps, bivuga ngo ni ibintu bigenga ibifatika. L'eau a ses propres propriétés. Amazi afite ibiyagenga. L'air a ses propriétés. Umuyaga ufite ikiwugenga. Ok? Amen? Donc, les corps physiques sont soumis à des lois physiques. Ibintu bigaragara bifite amategeko Imana yabihaye abigenga. De même, les corps spirituels, imibiri y'umwuka, sont soumis à des lois d'une autre nature, des lois spirituelles. Umibiri y'umwuka igengwa n'amategeko y'umwuka. Niyo mpamvu Yesu atarazuka ntiyabashaga kuba hose icyarimwe. Yesu atarazuka ntiyabashaga kwinjira mu nzu amadirisha n'imiryango bikinze. Ariko amaze kuzuka baramubonye yinjira, akabasangamo intumwa kandi batakinguye, atakomanze. Atarazuka ntiyashoboraga kuba ari kubona wa Petero hano hanyuma noneho bamusange kandi yagiye ahandi. Wayibise. Ariko amaze kuzuka yashoboraga kubabwira ati turahurira i Galilaya, bari Yerusalemu, bagasanga yabatanziga i Galilaya. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari umuzimu, ni wa mubiri ariko winjiye mu bwiza, wabaye umubiri w'ubwiza. Amen, haleluya. None ko yatubwiye ngo Imana, yabwiye Umusamariyakazi ngo Imana ni umwuka, bisobanura iki? Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ifite umubiri nk'uwacu. Kuko kaya Yesu mwayumvise, Imana yihaye umubiri kugira ngo itubature ubutware bw'urupfu, ubw'icyaha n'urupfu, izatwinjize natwe mu bwiza. Tuzaba mu bwiza n'imibiri y'ubwiza. Kuko inyama n'amaraso ntibishobora kuragwa ubwami bw'Imana. Ibipfa ntibiragwa ibidapfa. Imana ishimwe. Ibyo ni ibyiringiro by'umukristo. Haleluya. Ariko ikibazo cy'abakristo benshi ubu biringira Imana ngo ibahe imigisha yo mu isi. Niba kibazi ko ibyiringiro nyabyo ntabwo twiringira Imana ngo iduhe amafaranga, iduhe amazu. Ibyo ni ibintu bito cyane ku Mana. Twiringira Imana kubera ko Imana izahindura imibiri yacu y'intege nke ipfa irwara, ikazahindura imibiri y'ubwiza, kuko ububasha ifite bwo kwigandurira byose. Imana yabwa icyubahiro. Cyo nicyo byiringiro byacu. Ntabwo ibyiringiro byacu ari Imana iduha ibi tubona. Irabiduha kuko tubikeneye, ariko ntabwo ari byo yaje kutwiringiza. Yaje kutwiringiza ibintu bikomeye. Nous sortir de notre condition humaine misérable. Yaje kutubatura human condition turimo y'icyaha n'urupfu. Cyo nicyo yaje gukemura, kugira ngo izaguhe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Ariko ibyo ntabwo tubishima.
niyo mpamvu tubura n'ibyishimo by'agakiza, ko turingira Imana gusa kuri ibi duha byaha. Ayibizi ni bake uzabona basaba gahunda yo gushima imbere y'itorero, bashima ko bahawe ubugingo buhoraho, ahubwo abashima bose bashima ko bahawe iby'isi. Nusome très limité, ntabwo turamenya agakiza icyo ari cyo. Ntidushima cyane ibyo twagashimye. Imana ishima. Comme très compliqué. None ukuboko kw'Imana bisobanura iki? Kandi Imana ari umwuka, kandi umwuka ntabwo ugira umubiri. Icyo ushaka kureba iyo Ezra, iyo Nehemiya bavuga ngo ukuboko kw'Imana, kwiza kw'Imana ngo kuri kubayishaka kubagirire neza. None uko kuboko kw'Imana kumeze gute? Ibyo nshaka kubasaba, muzajye musenga Imana. Biravuga ngo hari abantu qui apprennent toujours mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Ngo hari abantu biga buri gihe ariko ntago bajya bageraho bamenye ukuri. Ngo abantu ngo ngaho bariho, bo nibabura ubigisha ariko ntibajya bamenya ukuri. Nimuzababe nabo, uzajya wevariwa ese ugenda wunguka iki? Ibyo wari uzi mu kwezi gushize ukwiye kuba warisumbuye, waragiye mu rundi rwego. Biva kuri entera abantu baha ijambo ry'Imana. Muve kuri ibyo bigare ngo nanjye ndasenga ndiwe, ibyo mubivemo. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yaduhamagaye ibirenga ibyo, birenze ibyo cyane. None Imana ko ari umwuka kandi ikaba idafite umubiri wacu, igira ukuboko gute? Ndabasora mu Kinyarwanda. Haleluya. La main de Dieu, ukuboko kw'Imana, c'est une expression biblique. Ni amagambo ari muri Bibiliya. C'est une expression anthropomorphique. Anthropomorphie ni ukuvuga ngo ni ikidafite ishusho y'umuntu, ariko kugira ngo ibyacu byumvikane bakagiha ishusho y'umuntu mu gitekerezo. Mubisi anthropos ni ukuvuga umuntu. Anthropomorphie ni ukuvuga ngo ni ikitari umuntu, ariko kugira ngo abantu bumve ibyacu bagiha ishusho y'umuntu. Wabibizi ibyo? Ukuboko kw'Imana, amen, ni kimwe muri izo expression nk'izo, ayo magambo aha Imana ishusho y'umuntu kugira ngo ibyabo babyumve. Wabibizi? Ntabwo uba wahinduye Imana umuntu. Yesu ni Imana yabaye umuntu, sibyo? Ariko sibyo turavuga ngo mu magambo yose Imana ikoresha muri Bibiliya, ni imbere ko Yesu aza ngo babone Imana yambaye umubiri wa Kristo, Imana yakoreshaga amagambo ya kimuntu kugira ngo abantu babyumve ibyo ishaka kubabwira. Nibyo bita expression anthropomorphique. Anthropos ni ukuvuga umuntu. Ni amasomo avuga ku byerekeye umuntu. Amen. Akaba avuga iki rero? Ukuboko kw'Imana kuvuga iki? Kuvuga sa manifestation. Ukuri Imana yigaragaza mu mikorere yayo. Icya kabiri, son action, ibikorwa byayo, sa puissance dans ses interventions dans l'histoire des humains. Uko Imana yinjira mu mateka y'abantu igakora imirimo yayo. Ibyo byose iyo bishyizwe hamwe byitwa ukuboko kw'Imana. Wabyumvise? Ntabwo ari ukuboko nk'ukwawe nanjye. Yavuze ngo ukuboko kw'Imana ntabwo kwaheze. Mujya mwumva ko ari biki? Mwumva ko ari iki? Ni ukuboko kwawe nanjye? No.
Ça veut dire ibi navuze, sa manifestation, son action, sa puissance dans ses interventions dans l'histoire humaine. Uko Imana yigaragaza mu bantu, mu mikorere yayo, mu mbaraga zayo, sibyo? N'ibindi biranga Imana iserutse mu mikorere yayo. Ibyo byose nibyo byitwa ukuboko kw'Imana. Muri Bibiliya ngo nabonye ukuboko kw'Imana. Wowe wibaza ko yakubonye ukuboko? Oya, ushobora kuba utize unibaza ibyo ari byo. Aba yabonye ukuboko? Soma Yesaya 59:1. Turacyari mu nkuru za Ezira na Nehemiya. Ukuboko kw'Imana kuri abo bayishaka kubagirira neza. Umujinya wayo, amen, n'imbaraga zayo, haleluya, zibereye kurwanya abayireka. Siko Ezira yavuze? Aha. Soma hariya rero. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Amen. Imana ifite ugutwi nk'ukwawe Cyubahiro? Ariko bavuze ugutwi. Yaba ukuboko, yaba ugutwi, iyo bavuze ngo ni iby'Imana, baba bavuga bakoresha amagambo ya kimuntu kugira ngo twumve iby'Imana ishaka ko tumenya. Ukuboko kwayo ntabwo ari ukuboko nk'uko kwacu. N'imbaraga zayo, n'imikorere yayo, n'ubutware bwayo, amen, n'intervention yayo, ibyo byose biyigaragaza iserutse. Ushobora kuvuga ngo nabonye ukuboko kw'Imana. Nimba warasenze Imana igasubiza, wavuga uti ugutwi kwayo kwaranyumvise. Mwabyumvise? C'est ça. Ibyo bita expression anthropomorphique. Gukoresha amagambo ya kimuntu ku Mana kugira ngo abantu bamenye ibyo ishaka bamenya. Ubwo nivuga imvugo yo mu ijuru ntago twabyumva. Ntago mwibuka se? Igihe ukomoka kuri Nebukadinezari yari yakoze umunsi mukuru, agahamagara abakuru b'ubwami bwe, byegera bye, inshoreke n'ibiki byose, bakanywa, bakarya, bagahimbarwa. Noneho kavinyu kamaze kubagera mu maraso, wa mwami Belshazari akavuga ati munzanire bya bikombe bya Mana y'i Yerusalemu bari baranyaze. Akaba ari byo ashaka no kunyweramo vino nabo inshoreke n'ibiki byose. Mu gihe bariho baranywa, ntibabonye ku rukuta urutoke ruje, ikiganza kiraza, hanyuma kirandika mene tekero farisini. Byagenze gute? Barabitahuye? None se ushaka Imana natwe tubwire mene tekero farisini, twamenye se ko yavuze iki? Imana rero ntabwo yavuga imvugo yo mu ijuru ntitwabyumva. Imana yitiza amagambo ya kimuntu ngo gutwi kwanjye, ukuboko kwanjye, kugira ngo twumve ibyo ari byo. Mwabyumvise? Amen. Mene tekero farisini. Ntabwo yari amagambo yo muri iyi si. Barinze guhamagaza Daniyeli, wari umwuka w'Imana, kugira ngo abasobanurire ibyo Imana yanditse hariya. Mene tekero farisini. Ibyo mubisanga muri Daniyeli ibice 5, na mwanya dufite kwasoma. Haleluya. Mene tekero farisini. Yari amagambo y'Imana avuye mu ijuru, avuga ko Imana ije gushira iherezo ku ngoma Belshazari ya Babuloni, ko yapimwe umunzani wo mu ijuru agasanga nashitse. Imana yabaze iminsi yamaze ku ngoma yishyizeho iherezo. Fate iminota 5 tujye imbere y'Imana. Amen. Ejo twariyeje mu gusaba Imana ngo itubabarire. Imana twayibwiye ntabwo dushaka kugira imitima ibiri, turashaka imitima yacu, amen, yose yerekeza kuri wowe.
aba rero duhanga amaso, amen. Noneho dusaba Imana, noneho uhereye none iduhishurire ukuboko kwayo. Umaze kumva icyo kuvuga, ukeneye kubona ukuboko kwayo, ariko ntabwo turagera aho tuvuga ko ushobora kuba kwiza kuri bamwe kongera kuba kubi ku bandi. Turaza kubibona. 5 saba Imana igwishura ukuboko kwayo kwiza, wongerezeho kwiza, kuko nuvuga ukuboko kwayo gusa ntabwo bihagije. Uyibwire ko ushaka kubona muri urugendo rwawe, amen, ukuboko kwayo kwiza.